So yenda ku bashyitsi batanze nitwa Nshaija Elia, ndi umupasiteri mu itorero rya Seripari Kanombe. Umushumba wanjye mukuru yitwa Nyamurangwa Fred, niwe udushumiye. So iyo uvuze Seripari ni imwe na Bethsaida. Yonje mubwira aho ngiye, yambwiye ngo mbasuhuze kandi arabakunda cyane. Ni inshuti ya Bishop Rugamba na mama Bishop. Imana ibaho umugisha. Uyu mugoroba ni umugoroba wo gutabaza Imana. Ariko mu gutabaza Imana harimo ibintu byinshi cyane. Yenda umaze igihe usenga cyangwa se gusenga warakuretse. Ariko yaba ari umugoroba wo gutabaza Imana, ndaza kubabwira ibintu yenda nka bitatu bishobora kugufasha gutabaza Imana. Icyambere ni ugusenga. Gusenga ntago babivuga, gusenga ntago babiririmba, gusenga nta nubwo ushyiraho ibirango biranga ko ugiye gusenga. Ahubwo gusenga umuntu abishyira mu bikorwa. Gusenga ntago ari ugucuranga inanga cyane kugira ngo bumve ko wasenze. Ahubwo gusenga utabaza Imana ni ku giti cyawe nk'umuntu. Ntago ari itsinda ry'abantu benshi, nubwo guhura ari byiza, turi hamwe ni byiza cyane. Ariko gusenga ni umuhamagaro wowe ku giti cyawe ufatamo inshingano ukavuga ngo ese ibihe ndimo nkwiriye gusenga. Gusenga ntago babyibutsa umuntu. Gusenga ntago bisaba amatangazo menshi nubwo bikwiriye byose. Ariko gusenga ni ikintu Imana ishyira mu mutima wawe ukagikora ugikunze ibihe byose. Gusenga abantu akenshi turabivuga gusa. Ugasanga umuntu avuga ngo ndi minsi 505 n'iminota 5 n'amasegonda 5. Undi akavuga ngo turi mu minsi 40, ubwo ndeba ahangaha ndi panda ntago zikimfata neza. Ariko bwakwira akarya nk'uwimuka. Akarya hatariye ku manywa. Microphone muyitunganye neza. Abize bigeze mu gusenga Satani ararwana cyane. Hallelujah. Ukarya nk'umuntu utazongera kurya. Ukaryama nk'inkoni yatakaye mu ishyamba. Bugaca mu gitondo utanasenze. Wiyirije ubusa, igifu wakizonze, ariko ntago wasenze. Umuntu usenga atabaza Imana cyangwa ahuruza Imana, hari ibintu bimwe ureka abandi bakunda bavuga ko ari ukuri. Bwana apewe sifa. Reka duhereze umwami icyubahiro. Haleluya! Gusenga ni uguhinyuza ibitekerezo byawe. Gusenga ni ugukora ikintu abandi batinya. Gusenga ni ugutanga umwanya wawe imbere y'Imana. Gusenga ni ukugira ikintu wiyaka kugira ngo ugire ikintu ubona. Iyo umuhinzi akeneye kugira gutera imbere, arahinga, arabanjura. Ntago nahinze cyane ariko ndabibona cyane. Ese ahabwa icyoro cyane. Arabanjura, yamara kubanjura niko mubyita namwe. Mumfashe ikinyarwanda cyane ni gike cyane, twese turacyakiga nta muntu uragishobora. Iyo usanze umuntu asenga cyangwa se ahinga ari mu mushike, yego, haleluya, wakwibaza ngo uyu muntu azasarura ryari. Ariko urarima, wamara kurima ugacoca, wamara gucoca ugakuramo imbagara, wamara kwikuramo ugasubirayo ugatera imbuto. Iyo mbuto ntago utekereza ko uwo munsi mera. Nuwagucaho washonjesheje abana bawe wayibimye iyo mbuto, agasanga uri uyibiba, ashobora gutekereza ko udatekereza neza. Haleluya. Ariko buri uko iminsi yisunika, imvura igakora mu butaka burimo imbuto, haza akantu gato, imbuto itera itaka. Muzarebe neza, ushobora gufata
igishyimbo ukagitabo ukagitsindagira ugatekereza ko kitazamera, ariko imbuto iyo imera ariko wagusenga ndiyo mbabwira wa muntu utabaza Imana, ubutaka nabo bwaba bukomeye bingana iki, umutwe w'imbuto iri mu butaka imena ubutaka, abantu bagatangira kwibaza ngo habaye iki. Nimwibaze ubutaka uburyo bukomeye n'uburyo imbuto akantu ufata kagashwanyukira mu ntoki kagira imbaraga zitaboneshwa amaso y'umubiri ariko kakagera iyo kajya. Gusenga bisa n'umuntu ubiba ahandi ahantu udatekereza imbuto. Gusenga abanyabwenge bamwe na bamwe barabihinyura, ariko gusenga gutuma ibintu byose byabuze ishusho bihindukira bikagira ishusho. Haleluya! Nasomye iri jambo turi busome, nisanga impamvu ryanditswe. Dawidi yari umunyamasengesho. Uyu mugabo yari afite ibintu bitatu bidasanzwe. Icyambere, yari afite ingabo zimurinda ibihe byose. Yararyamaga akaba afite abantu bamurinda. Yari umuyobozi w'igihugu. Icya kabiri, yasengaga azi neza Imana ko ari mu maboko y'Imana. Icya gatatu, Bwana apewe sifa, reka duhereze umwami icyubahiro. Yasengaga azi ko Imana iri bumutabare mu bihe byose. Ntago yasengaga ashidikanya. Ni umuntu wahuye n'intambara nyinshi zikomeye, ariko watsinze buri ntambara yose yabayemo. Haleluya! Gusenga nabigiranya n'igiti. Hari ibiti bikura by'inganzamarumbo. Iyo usenga usa n'umuntu baha umuhoro akajya kuri cya giti akagitema, umucaho areba atema icyo giti ashobora gutekereza ko yasaze, ariko ibango ritoya rivaho ntago risubiraho. Iyo utemesha umuhoro bataguhaye ishoka, bataguhaye urukezo, ariko umuntu akagucaho kuri cya giti, utema akantu kavaho ntago gasubiraho. Igihe iyo kigeze cya giti kikagwa, abantu bahuruzwa n'umuhindo w'igiti cyaguye kinini. Ntago hakomeye igiti cyaguye, hakomeye umuhoro woroshye watsinze iki giti. Gusenga guhinyuza buri kintu, ariko iyo usenga wizeye ko Imana muri hamwe. Dawidi yarasenze afite abanzi benshi bamukikije. Uhereye mu buto bwe yakuranye urugamba rudasanzwe. Imana imubwira ko izamugira umwami, bamusuka amavuta asubira mu ntama. Igihe kimwe Sawuli aterwa n'imyuka mibi. Umuntu umwe aravuga ngo ariko nzi umuhungu umwe wo mu bahungu ba Yesayi ucuranga neza, ashobora gucuranga ibintu bigatungana. Yacuranga imyuka mibi igahunga ikava kuri Sawuli. Sawuli amenya adashidikanya ko uyu muhungu ari umuntu udasanzwe. Igihe yatsindaga Goliyati, akura icumu aritera Sawuli ngo rimushite, niko birivuga ngo yakuye icumu ngo aritere Dawudi ngo rimushite ku gisika. Ariko Dawudi yari afite ubuzima bwahindutse mu buzima bwe, bwuzuye kuramya. Yari yuzuye kuramya mu mutima we. Yari umugabo ukunda kuramya Imana. Mu ntambara akaramya, yishimye akaramya, mu ntambara nyinshi akaramya. Yari yuzuye kuramya Imana, akavuga ati Mwami mu bihe byose uri uwo kwizerwa. Agashingura icumu akarimusubiza akamubwira ngo Mwami birashoboka ko wibeshye. Yari afite umutima wahindutse. Kugira ngo usenge Imana isubize gusenga kwawe, biragusaba guhinduka mu mutima wawe, ukagera ku rwego ukingura umutima wawe. Hari aho yanditse haravuga ngo Mwami ngo nimba sinziriye uze kuza utate umutima wanjye. Ibyo nkubwiye niko kuri, yenda nshobora kuba nkubwiye ndi muzima, ariko ninsinzira uze kuza utate umutima wanjye, kuko ndaba ntagitekereza nk'umuntu nasinziriye. Urebe ibyo nkubwiye ko ariko kuri. Haleluya! Umugabo arasenga mu ntambara zose, nta rugamba na rumwe yigeze atsindwa. Yarasengaga,
yararamyaga, yaringingaga, yarahamagaraga, yatangaga ubuzima bwe imbere y'Imana. Imana yamubona ikavuga ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'uko nshaka. Bavandimwe, gusenga ntabwo bisaba amashuri, ntabwo bisaba ko ukize cyangwa udakize, ntabwo bisaba ko wubatse cyangwa utubatse. Gusenga ni umugabane wa buri muntu wese witwa ko ajya mu bwami bw'Imana. Haleluya! Iyo umaze gusenga ukuzura ijambo ry'Imana, ugira ubuzima buhindutse. Ku manywa uba uri muzima, nijoro uryamye uba uri muzima, mu kazi ahantu ukorera uba uri muzima. Ntabwo bisaba ngo ubwo mbyutse ndi muzima. Reka duhereze umwami icyubahiro. Haleluya! Umutima wuzuye Imana, hari ibintu bibiri ugomba kugira. Ugomba kuba muzima, buzima buramya Imana ibihe byose. Bakugambaniye ukaramya, bagusenye ukaramya, baguhimbiye impapuro mpimbano mu kazi bakakwirukana ukaramya. Ntiwifurize ikibundi muntu. Ukagira ubuzima buhindutse, ukagira ubuzima busenga, ukagira ubuzima bushima. Naroye inkuru z'uyu mugabo, impamvu banditse Zaburi, sanga harimo impamvu nyinshi. Ngo n'Imana itabara, n'Imana y'inyembaraga, n'ubuhungiro bwanjye. Haleluya! Izindi commentaire niko zisobanura impamvu y'iri jambo turi busome. N'ubuhungiro bwanjye, n'imbaraga zanjye, n'Imana ikiza muri byose. Haleluya! Reka duhereze umwami icyubahiro. Gusenga ntago babivuga, gusenga ntago babiririmba, ni amahitamo, ni umuhamagaro, ni ukugira ubuzima bufata icyemezo. Iyo utagira intego mu buzima bwawe, ugarukira mu nzira, upfana amasezerano, utekereza ko Imana ibeshya. Ntabwo Imana ibeshya, ikorana n'abantu bafite intego, bamaze kuranguza imitima yabo muri yo. Bwana apewe sifa. Impamvu yo guterana kwera, reka mbabwize ukuri, ni uguhora twiga kugira ngo uwari umunyantege nke ahaguruke, yumve ijambo aho yatsindwaga agaruke. Impamvu yo guhora dusenga ni iki? Ni ukugira ngo duhorane ubumwe n'Imana. Wowe nayo ube hamwe nayo. Bwana apewe sifa. Ntabwo ari ugusenga ngo idukemurire ibibazo gusa, ahubwo ni ugusenga ku giti cyawe ubane nayo. Uzasenga cyane ariko ibibazo bizaza cyane, kandi ibibazo umuntu abisoza avuye ku isi. Nta na rimwe uzaba ahantu hari umudendezo uhagije, ahubwo kuba muri iyi si icyambere bigusaba ni ukugira ubumwe n'Imana. Ibindi byose biza biguhungabanya kugira ngo biguteshe kwizera uzarimbuke. Ariko umuntu usenga agira intego mu buzima bwe, ntabwo ahindurwa n'ibihuko bije. Ubu ngubwo habaye gufunga ifunga ry'amatorero, abantu barahahamutse ngo banga ko dusenga. Tugira intego imwe, dukizwe neza, dusenge neza, duhinduke, ukunda Imana, ugira ubuzima. Iyo ukunda Imana ukunda mwene so, iyo ukunda mwene so uba ukunda igihugu. Iyo wanga igihugu uba wanga Imana. Imana ni ibintu bitatu utatandukanya n'umuntu. Ntiwatandukanya Imana n'abantu, ntiwatandukanya abantu n'amafaranga. Ni ibintu bitatu bidasigana. Ahatari amafaranga abantu barapfa, ahatari Imana hari ukurimbuka, ahatari igihugu nta bantu bahari, cyangwa ahatari abantu nta gihugu gihari. Rero ndagira ngo iki ni igihe Imana igiye gusuka ububyutse mutigeze mubona mu matwi yanyu. Ni igihe Imana igiye guhagurutsa abahanuzi batazwi kugira ngo umurimo wayo utere imbere. Nimukure ibitekerezo byanyu mu rungabangabo, ahubwo mwerekeze ku Mana, musenge, mugire ubuzima busenga, mugire ubuzima buhindutse. Niba kugira icyizere ukaba umuyobozi, ukorana umutima ukunda Imana n'igihugu n'abantu. Haleluya! Dawidi yarasenze agera ku rwego umwanzi we amubonye akurayo inkota ye n'urunywero aragenda. Arangije agera ku karubanda aramubwira ngo databuja ye baba we, arakomera. Kumpiga urampigira iki? Iyo mbu ukwica isi inkota yawe, si icumu ryawe n'urunywero rwawe.
undi aranjambwa ati Dawudi mwana wanjye ndushije gukiranuka. Nimwumva umutima w'umuntu wahindutse agera ku rwego rubabarira umwanzi we yamufasha. Gusenga bibanza guhindura ubuzima bwawe, ntabwo bibanza gukuraho ibibazo usengera. Haleluya! Gusenga iyo mbuto yo gusenga icyambere, iyo usenga uriyeza. Iyo wiyeza Imana iza kureba umuntu wiyejeje. Imana igeze ahantu hari ibibazo ije kureba wa muntu. Ntabwo ibibazo bikurwaho n'amasengesho y'ibihumbi 5, ahubwo ibibazo bikurwaho nuko Imana yaje gusura uyu muntu. Yahagera iyo ahageze, iyo Imana ihageze ije kureba umuntu hano harya hitwa gute sori murambabari ku Gisozi. Ese ahabwa icyoro cyane. Imana ije kureba umuntu umwe wahindutse mu buzima bwe ku Gisozi. Ntago itera ihoni ngo itumize za nshuti zawe ngo mujye kumugera neza, ahubwo iza kureba umuntu ufitanye ubumwe nayo. Iyo ihageze indwara ziragenda. Iyo ihageze sida ziragenda. Iyo ihageze ubukene buragenda. Ikintu dukeneye ni kimwe cyane, kubana nayo. Ibindi biza bikurikiye Imana. Haleluya! Gusenga guhindura ubuzima bwacu tukaba mu buzima bw'umudendezo bubohotse. Icyambere bikuzanira amahoro mu mutima. Bikuzanira amahoro yo mu mutima. Reka tureze Zaburi 145 dore ku murongo wa 19. Bibiliya avuga ngo azasohoza ibyo abamwubaha bashaka. Ese ahabwa icyoro cyane. Bivuga ngo azasohoza ibyo abamwubaha bashaka. Iyo mwubaha, kubaha Imana ni ijambo rivugitse vuba, ariko biragusaba byinshi. Biragusaba kujya mu buzima bwawe imbere ukavuga ngo ariko iki nkora kirakwiriye. Ese mwene data nanze imyaka 10 kandi nkavuga ngo ndajya gusenga, birakwiriye. Biragusaba kwiyinira ukisuzuma ukavuga ngo umwami runaka ndamubabariye na runaka ndamubabariye, ngwino ube muri je ugwire mu buzima bwanjye. Haleluya! Azasohoza ibyo abamwubaha bashaka. Azagendana nabo, azakorana nabo, azabumvira mu gihe cy'ibyago n'amakuba. Imana izahagarana nabo. Bavandimwe, nigeze guca mu buzima bugoye cyane. Yenda ubwo buhamya bwanjye abenshi murabuzi, ariko je nago njya mburambirwa kuko yaranzuye. Nigeze kuba mu buzima ndwaye sida. Ndwara sida ndi umusore muto w'imyaka 21. Mbana n'ubwandu bwa sida. Twabaga mu ishyirahamwe ryitwa Duhumurize. World Relief mwese murayizi, yatuzanaga za sosoma zo kunywa. Haleluya! Ariko umugabo twizeye afite imbaraga zikomeye, ntabwo ari ibitekerezo by'abantu. Yesu twizeye arusha imbaraga abakomeye bo ku isi. Ni igihangange, ni igihanda muri byose, niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Abantu baratubeshya kenshi, ariko twizeye umugabo wapfuye arazuka. Twizeye Bibiliya itubwira, haleluya, ngo bamubambye hagati y'isi n'ijuru kugira ngo yirehereze amahanga yose. Ikintu kimwe bibeshye bagakora ikosa. I Yerusalemu mwumva ahantu bamubambye igorogota ni hakurya y'Yerusalemu, ni nko mu burengerazuba bw'i Yerusalemu. Hepfo aho baramubambye kuri uwo musozi, ni hagati y'amayira abiri, kugira ngo abamwumvishije ku nkuru batamubonye bamuce bavuge bati yitaga umwami w'Abayuda none nguye aho bamubambye. Ariko ntago bari bazi ko bashyize mu rwego rwo kumwamamaza. Itangazamakuru ryatangiye kera. Bamubambye ngo ni ukumukoza isoni, ariko buri muntu wese wamucagaho akaba ngo ni wa wundi witaga umwami w'Abayuda. Nyuma y'iminsi 3 yarabwiye ngo zazuka. Nyuma y'iminsi 3 hari umugabo umwe mu gihe cya kera bashinguraga mu mva zikorogoshoye mu rutare. Buri muryango w'Abisiraheli wajya kugira imva bashinguramo abantu.
hari umugabo witwa Simoni yakundaga kumva ubutumwa bwiza, aravuga asaba intumbi ngo ajye kumushyingura. Ni inkuru batubwiye, baramubaza bati uyu mugabo ko atari umuryango wacu ukaba mugiye kumushyingura mu mva yacu, ngo umugabo asubiza umugore. Ni inkuru bavuze, ntabwo byanditse, ariko babitubwiraga nk'inkuru nyine zabaye. Aramwe ngo uyu mugabo nzi amateka ye, nyuma y'iminsi 3 araba dusubije imva yacu. Haleluya! Yesu ntabwo ari ibitekerezo by'abantu b'abanyabwenge bicaye ngo barunderunde bashyire ibintu, ahubwo yarapfuye, yarazutse, akiza indwara, akiza sida, akiza kansa, ajura abapfuye bose. Haleluya! Niwe mbaraga zacu. Abamwubaha azasohoza ibyo bamusaba, abamwubaha azabana nabo, abamwubaha azahagarana nabo, ntabwo azigera tureka. Ibindi ni ukubeshyabeshya, ibindi ni ukumwitiranya. Azabana, azatabara abamukunda, abana n'abantu bamuha umwanya. Birije tubwira ngo nkunda abankunda, abanshakana umwete bazambona. Yohana 3:16 hano ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye, nimukibagirwa ibyanditswe mu ntambara mucamo zose, nimukibagirwa ibyanditswe. Ko Satani arashaka ko tugenderaho mu mitwe idafite ibyanditswe. Ntabwo atinya ngo umaze iminsi 40 usenga, ntabwo atinya ngo umaze imyaka 88 mu rusengero, uri umwana w'ikanisa cyangwa uri umwana w'idini, cyangwa se ugenda witonze utanyeganyega udashaka kugira ngo bagukome. Niyo waba wambara ibigera ku birenge urabyambara, ariko ijambo ritarimo uburi ivide. Ariko ikintu atinya ni kimwe, atinya umuntu wuzuye ijambo, agatinya umuntu usenga. Icyakabiri abanza kukwaka ariko ntugasenge iyo kikwatse. Gusenga iyo akwatse, Satani yakwatse gusenga, cyangwa ukaba mu buzima budasenga, abagufashe mateko. Icyakabiri, iyo akwatse ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, ubu uri umupfu ugenda. Biriya tubura ngo bariho ariko ni intumbi. Umuntu afate kandi anywa arya, nuko abagukuyemo ubuzima bw'ubumana ukagenderaho wemere gukora buri kintu cyose. Haleluya, haleluya. Ukamera nka wa muntu ukubwira ngo ntukanywe itabi, ngo ritera ibihaha, ritera indwara, kanseri, ari yakubuza, kandi akicika inyuma ukumva yarikongeje. Ukibaza uyu muntu wambuza kunywa itabi n'inzoga kakwepa akazi. Ese ahabwa icyuro cyane. Ukabaho uzi ikintu ko ari kibi, ariko warangiza ubwawe akaba ari wa mbere ugikora. Ariko avuga nimubikore. Ariko ubuzima bwuzuye gusenga kudutamururaho umwuka w'idini, gusenga kutuhereza kwegera Imana, gusenga. Iyo usenga wihana, iyo usenga wiyeza, iyo usenga Imana iguha undi mutima. Biryo tubwira ngo nzabaha undi mutima mushya nk'uwari uri muri Kristo Yesu. Zabanyanyagizaho amazi meza. Umuntu usenga wuzuye ijambo ry'Imana ahorana umutima ukeye, nta makimbirane agira, nta munyangira agira, ntabwo bavuga ngo yumve, agira ubuzima butunganye. Icyambere, umuntu usenga aba yuzuye umwuka w'Imana. Iyo wuzuye umwuka w'Imana, Imana ibitekerereza muri wowe. Icyo gihe ntabwo bisaba ngo urote, ntabwo bisaba ngo uryame usinze cyangwa bashyiremo inanga ngo ubone kujya mu mwuka, ahubwo ibitekerezo byawe biba bikorana n'Imana. Bijye tubira ngo umwuka uri muri twe uhamanya n'uw'Imana, ko turi abana b'Imana. Iyo uri umwana w'Imana utekereza nkawe. Iyo uri umwana ufite se ugukunda, niyo akuroye umenya icyo avuze, kuko muri umwe. Haleluya! Kwisi umuntu ukomeye mwinya kwisi ni umuntu wubaha ijambo ry'Imana, waretse gusambana, waretse kunywa inzoga, waretse kugambana, waretse kuriganya, akitondera ijambo ry'Imana. Uwo niwe muntu nkurira ingofero. Naho kumbwira ngo ufite iki, nta kintu uba ufite. Ndagarutse mu kanya. Haleluya! Igihe cyose ubuzima butabaza Imana bukeneye kuba uri umutima
wafungutse, ukeneye kuba ufite umutima wejejwe, ukeneye kuba ufite umutima utagira mu nyangire, utumva amabwire, ukavuga ngo jewe n'Imana ntabwo inyemera kumva ibyo uvuga, ahubwo hamagara wavugaga twumva ukuraho kuri. Niwe muntu ushobora gutabaza Imana ikamutabara. Muzasome neza Bibiliya, abantu Imana yagiye isura, yagiye bakoresha ibintu bitangaje, kandi ntago uri inyuma yaba Imana itekereza, ahubwo uhora mu bitekerezo byayo. Ntago uri inyuma yaba Imana, cyangwa ntago uri inyuma y'umugambi w'Imana, ahubwo wowe uri mu bitekerezo byayo. Nta kintu itagukorera, nta kintu itaguha, ariko biterwa nuko wayihaye umutima. Bwana apewe sifa. Muri icyo gihe ndwaye sida, narindi mu buzima buvuga ngo ntago bishoboka. Uzi kugusuzuma ufite imyaka 21 bakubwira ko urwaye sida, ukajya hambere, ukajya ha kabiri, ukajya ha gatatu, ukabaho imyaka 22, 23, 24, 5, 6 urwaye sida, uba warikuye mu mubare wo kubaho. Haleluya. Ariko ikintu kimwe cyanabaye ni ugusenga. Gusenga ntago babivuga, barabikora, babishyira mu bikorwa. Ibaze kuba uvuga ngo uri masengesho iminsi 40, ukarya nk'ikamyo bapakira umucanga, ukagenda ukaryama iminsi 40 gasoza, utaneretswe, utanarose, ariko warishije igifu. Jewe ndi nkawe nabireka nkagumiraho. Gusenga barabikora, ushobora kumara amasaha 8 usenga utarananirwa. Kuba ukiri umusore ukaryama amasaha 8 ubundi, baba bakwiriye sinzi, baba bakwiye kukujyana ahantu bakagutoza. No gukora bizakunanira, no kwiga bizakunanira, kuko nta kintu uzashobora udashyize mu mwete. Nta na kimwe ku isi ntibazababeshye. Buri kintu cyose ni ukugiha umwanya. Kwiga ni ukubiha umwanya, gutekereza, gushaka ni ukubiha umwanya, kubyara no kurera ni ukubiha umwanya, kugira igihugu cyiza ni ukubiha umwanya. Buri kintu gikeneye umwanya. N'Imana ikeneye umwanya mu buzima bwawe n'ubwanjye. Bigeze igihe ndasenga, ntangira umurimo witwa gusenga, ntago ndabimenya n'uyu munsi ndacyabyiga. Ndasenga bigeraho numva Imana integeka kujya ndara mpagaze, nkajya ndara mu muvumba. Abawuzi ntago mbizi, Nyagatare murahazi. Umuvumba n'amazi atemba, aho amazi agera mu gituza nararaga manitse amaboko bugacya, kuva saa 2 kugeza saa 11 mu gitondo nkasenga, kugeza igihe imi byo gusengera jewe ikambwira ngo ibyo bireke, ikanyereka ibindi sengera ntashobora kubabwira. Iyo nananirwaga ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana, najyaga kumva undi muntu araja afashe mu maboko, nkasenga amasaha angana cyo kuva saa 2 kugeza saa 11 z'igitondo nkazamuka. Kugeza igihe nagiye kona nkabona u Rwanda rurangana n'umujyi wa Nyagatare wose. Hari ibyo Imana yambwiraga ntababwira bitari ngombwa. Iyo usenga Imana ikubwira buri kintu cyose, buri kintu cyose. Biretuma ngo nta kizajya kuba ntagize ne. Ibyanditswe ni ukuri. Haleluya. Hindukira uhobereho mugenzi wawe umubwire uti Yesu aracyagukunda. Bwana apewe sifa. Igihe kiragera gusenga biva bihinduka ubuzima bwanjye. Naba naryamye nkasenga, ese ahabwa icyoro cyane. Imana ikambwira ngo bigeze igihe kumva hari ibintu mu mwuka isi tumva. Bavandimwe, nibivuga ibintu by'umwuka, hari ururimi isi itazigera imenya niyo wayitera mu rushinge. Kandi buri umwe agira icyo yahamagariwe n'Imana. Nawe bakubwiye ibindi hari ibyo utakumva, ariko twebwe dushobora kwitoza iby'isi ikeneye byose tukabigeraho. Ariko nta muntu w'isi wakwitozanya ibitekerezo by'isi ngo agere mu by'umwuka. Ntibishoboka. Bisaba guhindukira ukajya muri iyo nzira, ukavuga reka nkurikira inzira numva icyo ari cyo. Ntabwo babishyira mu bwenge ngo bijyemo, kuko mibare ntabwo bikunda. Bwana apewe sifa. Kugeza igihe marayika wa mbere yasuye. Igihe kimwe ntambutse ibintu byinshi cyane. Igihe kimwe
senga. Abantu baranje baramwe bati rero gabanya gusenga kugira ngo unywe imiti. Nene nafashe ubuzima ndavuga ngo nubundi narapfuye, nta mwana ntegereje, nta rugo, ntaki, reka senge mpfe. Ko natangiye gusenga mvuga ngo niyahure. Ndasenga ko batubwiraga ko iminsi 5 umugabo atayimara. Ndasenga mbona simpfu. Ndasenga ngeraho Imana ikajya ngo ujye ufata akantu gatoya unywe. Nkajya mfata agakombe k'amata rimwe ku munsi. Imyaka 4 irashira. Igezaho intege ngaho jurya urubuto runaka. Nkarurya. Hari igihe nageze nkumva ukuguru kumwe ni kure kurukundi ni kugufi. Ye kimwe mvuye gusenga najyanye n'abavandimwe twasenganaga. Nenirwa kugenda umwe afata aha undi afata aha baranzamukana. Bwana apewe sifa. Haleluya! Ariko hari ikintu Imana yakoraga kidasanzwe mu buzima bwanjye. Yagira ngo ngere ku rwego ruhindutse, nshobore kubabarira uwansabye imbabazi, mbabarire n'utansabye imbabazi. Kugeza igihe yambwiye ngo nutababarira ibyo wumva byose, ntabwo nzakubabarira icyaha wakoze. Icyambere Imana ikora mu buzima bwacu ntabwo ari ugukuraho ibidukikije cyangwa se biturwanya, ahubwo ibanza gukuraho ibyo twashyize mu bitekerezo byacu byatubereye inzitizi zituma tutabona Imana. Ni mwibuke mu butayu, Abisiraheli bageze mu butayu, aka kantu nkunda gukoresha kugira ngo umuntu yumve icyo mvuga. Inzoka ziriyo zibarya. Imana ibwira Mose namwe ngo cura inzoka y'umuringo imanike ku giti. Uzajya ahindukira inzoka imuriye y'ubushebwe akarebaho gusa. Namwe ni imagination zanyu zibahereze guhindukira ukareba ishusho hari. Ugakira inzoka yakuriye mu buryo bufatika. Nta hantu bihuriye mibare ntago wayihuza n'isi ngo bikunde. Ikintu Imana yari ikeneye muri ibyo niki nukugira ngo ibakuremo ibari mu bitekerezo byabo, ibigisha kumvira. Ikintu Imana ikora mu buzima bwacu bya mbere ni uguhindura ubuzima bwacu, ikatwigisha kumvira, ikatwerekeza aho ishaka, tukabona ibyo dushaka byose kuko biri mu buzima bwayo. Ariko nikubwira kwerekeza aho gasha kwerekeza, uzarinda upfana amasezerano. Ndasenga abantu baza bansomera icyanditswe cya Dawudi ko nari umukristo ndagwa sambana n'umuntu antera sida, subirayo ndihana, ni ibintu biraho nyine. Nuko nanduye sida. Ese ahagukiro cyane. Haleluya. Kaduhereza umwami cyubahiro. Bwana apewe sifa. Igihe kigeze inshuro ya mbere marayika aransura. Uwo munsi ntabwo nageye mu ishyamba gusenga. Narasenze ngiye kuryama. Ndavuga ngo ma wowe wakije Daniel mu rwobo rw'intare, yaba ari ukuri atari ibintu banditse kugira ngo twizere, ari ukuri byarabaye ufite imbaraga, yaba atandukanyije inyanja itukura Abisirayeli bakambukira humutse, ari ukuri ufite imbaraga, yaba akije Shadrake na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, ari ukuri byarabaye ufite imbaraga zankiza. Mu kanya gato numva irindi jwi rirambwira ngo abo bose bararenganaga ariko wowe wakoze icyaha. Muri gihe nagiye kumva numva undi muntu arasa naho ansubiriza. Arama ngo ndavuga ngo Mana ndabizi ko nakoze icyaha, ariko sida ninyica abiwacu nta muntu n'umwe uzakizwa. Girira neza izina ryawe namenye iwacu bazakumenye. Haleluya. Kuva icyo gihe sa n'utwawe n'inzozi gato hinjira marayika ajya asura abantu. Hinjira marayika muri iyo nzu nari ndyamyemo, nagiye kumva numva inzu yose yuzuye umuriro, numva inzu yuzuye umuriro. Arinjira. Imana ikoresha ibintu bimwe bivuga ngo murarota mukajya ngo nibikino, inzozi zijya ziva kuba inzozi zikavamo ibifatika bikagaragara. Marayika yinjiye mu nzu aramfata. Yazanye generator murayizi mwese. Generator yari ifite pipe ebyiri. Iyo pipe imwe ayicomeka hano, indi ayicomeka aha. Numva yakije ya generator nkumvira ko gota ya maraso yamena. Nkagerageza kurwana nawe nkamwe ngo ko amaraso kanshizemo ndabahone. Harimo ngo humura ntacuba. Bavandimwe urwo rurimi ntago warubwira abantu batazi Yesu ngo bamenye ibyo uvuga. Haleluya.
haleluya. Reka duhereze umwami icyubahiro. Haleluya. Inshuro ya kabiri byari 8 z'ijoro, nari njyanye n'abavandimwe gusenga uko byari bimenyerewe. Ndasenga bigeze hagati, ijwi rambwira ngo nimutahe mujye kuruhuka. Turazamuka tujya mu rusengero, turakomeza turasenga, ijwi rambwira ngo genda ujye kuruhuka. Inyuma y'urusengero habaga inzu twakona kwakiramo abashyitsi. Njya mu nzu ndaryama, yari intebe nini yicaramo abantu 3, naryamaga ngaramyemo. Ese ahabwa ikiro cyane. Mu kanya gato sa n'utwarwa n'inzozi, ariko ku buryo umuntu akandagira ukumva. Hinjiye marayika muri iyo nzu. Iyo yazanaga imbaraga z'umuriro nyinshi. Arangije ansanga ahantu nari ndyamye, aramfata aranyubika. Imana ikoresha ibintu tuzi kugira ngo dushobore kubivuga. Icyuma cyitwa umubunduro, Imana imfashe habe harimo ababizi. Umubunduro ni icyuma cyotsa inka, ni nkuko wafata ferabeto ushaka kwicuramo ikintu ukayicamo kabiri ukagipindamisha, warenza ukayishyira mu muriro ukayigicanira. Iyi nka yavunikaga niko babigenzaga, bagashyiraho inka yavunitse igashobora gukira. Niko bavuraga inka kera. Ubu sinzi ko babigenza mugenzi, iterambere nta hantu ritageze. Bwana apawe sifa. Anyotsa amagufwa y'umugongo, najyaga ndyama ngaramye gusa ntashobora kuryamisha urubavu. Amagufwa yaratandukanye. Njyaga njye kuryama nkamanuka nkafata hasi, nkagenda gake nkashinga inkokora nkaryama. Haleluya. Ariko umugabo witwa Yesu afite imbaraga zihishe mu bitekerezo by'abamwizera. Afite imbaraga zikiza buri ndwara. Afite imbaraga zituma ingumba zibyara n'abapfu bazuka. N'uyu munsi aracyakora. N'uyu munsi umwizeye muri aya materaniro ushobora gukira sida. Yaba uri hano niwizera urakira sida. Yaba urwaye kanseri barakubwira ngo ntago bishoboka. Hari ubuzima jewe muri gihe harimo birashoboka. Yaba Imana yarambumbye ikambumbira mu nda y'umubyeyi ikandemeramo ari amazi afubitse umwana, umuntu ntayasome ngapfe ngo amire nk'iragwemo. Imana yakubumbabumbiye ifite spare z'ubuzima bwawe. Yaba natwe ku isi dushobora kugira spare z'ibintu dushoboye gukora, turi abantu. Imana twizeye ifite spare z'ubuzima bwawe, ifite spare z'amaraso, ifite spare z'imitsi, iracyafite abana. Haleluya. Ikora buri kintu cyose. Ikigoranye ni uguhindura imitekerereze. Ntabwo Imana imeze nk'abantu. Ntabwo Imana imeze nk'uko abantu bakwibwiraho. Ntabwo Imana imeze nk'ibintu bikuzengurutsa buri gisubizo. Senga, komeza, titiriza, horaho, huruza. Yaba ibihugu bishobora guterwa bigahuruza ibindi byo bagiranye ubushuti nabwo, bakabohereza intwaro n'ibifaru n'indege z'intambara, twebwe umwami twizeye. Haleluya. Byo bishobora guhindura amasezerano kubera inyungu zabo batazibonye neza, bagaseza amasezerano. Ariko umuntu wizeye Yesu, ntago Yesu asesa amasezerano, ntago yakureka, ntago yaguta, ntago yagutererana. Nuwo kwizerwa, ni mu munambeho. Haleluya. Ntago Yesu ameze nk'abantu. Ntago Yesu ameze nk'abantu bihangange ku isi. Arusha imbaraga abakomeye, arusha imbaraga abizi, arusha imbaraga abatizi, arusha imbaraga intwaro z'intambara, arusha imbaraga buri kintu cyose. Yaba umuntu ashobora kukugira inshuti akajya gukumbura, akaguhamagara buri munsi abaza ngo urihe, ni nako Imana ikumbura umuntu wayigize inshuti. Ni nako Imana ikumbura ijwi ry'umuntu usenga. Ni nako umuntu ukumbura Imana ikumbura ijwi ry'umuntu uririmba neza. Ni nako Imana ikumbura ijwi ry'umuntu uyiramya neza. Ni nako Imana itabara buri munsi umuntu uwo ari we wese wayihaye umutima we. Muhereze Imana imitima yayo, muhereze Imana ubuzima bwayo. Nta kintu na kimwe kirusha Imana imbaraga. Nta kintu na kimwe. Yafashe Nebukadineza yigisha igikomangoma, imutwara mu ishyamba, ajya kurisha nk'inyamaswa, inzara zimukuriraho. Imana irangijisha ubwami bwe iraburisha. Ab'ibwami ntibamenya, ntago bigeze bamenya ibyabaye. Irabutwikira kugira ngo ihindure ibitekerezo bye. Mugire ubuzima buhindutse, mugire ubuzima buhindutse.
mugire ubuzima buhindutse. Gusenga kwakuyemo sida, gusenga kwatumye mbyara, gusenga kwatumye ngira urugo, gusenga kwandemeye ubuzima budahari bubaho. Gusenga gutuma ingumba zibyara. Abantu bavuze ngo ibyuma byavuze ngo ntabwo byara. Ibyuma giye byasuzumye inshuro nyinshi bivuga ngo urwaye sida, ariko umugabo witwa Yesu amaze kugera mu buzima bwanjye, nsubiyeyo ibyuma birongera birahakana, biravuga ngo uri muzima. Yesu akuraho ibintu bitagaragara bikagaragara bikava ahantu bihishe. Ntago Yesu ari duplicate, ntago Yesu ari photocopy, ntago Yesu ari uko wamutekereza, ntago Yesu ari uw'abazungu, ntago Yesu ari uw'abirabura, ntago Yesu ari uw'abanyamahanga. Yesu yapfiriye isi yose. Mu ijuru ntago hazajyayo abazungu, ntago hazajyayo abanyarwanda, ntago hazajyayo abirabura. Hazajyayo umuntu wavanze nawe ubuzima akava mu byaha. Nimuhumure, nimutuze, mugire ubuzima buhindutse, mugire ubuzima buramya ibihe byose. Uri mu rugo uzi ko utwara imodoka, igihe cy'agapfukamunwa rero giye byaramfashije, kubera nkorera henshi mu ntara, nashyiragaho agapfukamunwa turi kumwe n'abandi, nkagenda mvuga mu ndimi, nkava aha nkagera Rusizi, nkavuga indimi, ntwaye imodoka nkumva ndaza Haleluya. Ntabwo gusenga ari ibikarito bashyira hari, ahubwo gusenga ni intego nziza, ni uguhinduka neza, ni ugukunda Imana, gukunda bene so, gukunda Imana harimo byose. Hindukira ubwire mugenzi ngo Yesu aracyagukunda. Nubishobora nuva uwo muntu mugurira amata, uwo muntu araheze, cyangwa umugire inshuti uzanamusure. Imana iba mu bantu, Imana ituye mu bantu, ntabwo ituye aho abantu batekereza. Ntabwo Imana biriya tubwira ngo kera Imana yabaga mu ihema, ariko ubu ngubu iba hehe? Iba muri twe. Icyo umuntu yuzuye nicyo atanga. Biriya tubwira ngo umuntu atanga ubutunzi abukuye mu byo atunze. Umuntu yaba afite umunabi niwe afite, yaba ari umunyeshari nibyo agwije, yaba ari umurozi nibyo yaciririye, yaba ari umupfumu nibyo yahisemo. Ariko umuntu wuzuye Imana akunda bene se, agakunda igihugu cye, agakunda abaturanyi, agateza imbere igihugu mu buzima bwose. Iyo wuzuye Imana, iyo wuzuye Imana ukunda abanzi bawe. Dawidi bamuteye incumu inshuro nyinshi, akarikura akariheza ngo umwami akira. Ushobora kuba wibeshye. Yari yuzuye ubuzima bwo kuramya, yari yuzuye ubuzima bwo guhuruza Imana, yari yuzuye ubuzima buhendahenda Imana, yari umugabo wuzuye kuramya, yari umugabo ukunda Imana na bene se. Nimwibuke ibintu byambayeho byose. Umuhungu we amurwanyije aramuhunga, bagarutse kurwana n'izo ngabo, habwira icyegera cye haba ngo muramenye mwakabyaramwe ibibaho byose, ariko nimunkorere ku mwana. Ariko Bibiliya ivuga kuri Abusalomu yamaze imyaka 4 ku marembo y'ibwami. Akavuga ngo muze kugira ngo umwami abacire imanza, birakunda se yaba yarigi ngo amara imyaka 4. Bibiliya ivuga ngo yigarurizaho imitima y'abene gihugu bose. Aravuga ati ubwo bamaze kunyemera noneho reka nimure data ku bwami. Haramurwanya, ari mu mutwe w'intambara, Isa aramuhunga. Ageze hirya ahura n'umugabo wari umuzi, haramutuka, umucyegera cye kiramubwira ngo reka mutere icumu mwice. Dawidi aramubwira ati nuko rikosa, uyu muntu aranzi. Dawidi arabizi neza, aranzi. Birashoboka ko Imana yamwohereje kugira ngo Imana itata umutima wanjye, nimumureke. Ariko ushobora no gusenga Mana mu izina rya Yesu, nanjye biriya byose nibyanze. Bamwe mwigize abayehova ku ngufu, mugenda mufata amazu y'abantu hose, abantu bananiwe gukora, bakajya hariya iriya nzu ndayitwara, iriya modoka mu izina rya Yesu ndayimukuramo. Nimuhindure imitekerereze. Musenge
iyo usenga Imana iguha ubwenge. Ntabwo Imana twizeye ari igihurihuri. Iyo wuzuye umwuka w'Imana agutegeka ibyo ukora, aguha akazi ukagakora neza, aguha oda, aguha amabwiriza, arakugayidinga mu bihe byose. Muri beza cyane, Imana ibaha umugisha. Reka nsubire kugukira nsoze. Ese ahabwa icyoro cyane. Inshuro ya gatatu muri iryo joro marayika anyokeje amagufwa y'umugongo, narabyutse ndunamuka. Uhereye uwo munsi mba muzima, ngira umugongo mushya nk'ikivuye mu iduka mushya. Yaba abantu bashobora gusudira ibintu bigakunda, ari abantu bagahuza ibintu n'ibintu bigakunda, ubwo rero ngo wabaye umuhanga cyane. Imana yakubumbabumbye igatuma amazi kayesitara, ikayashyiraho ugashobora kureba, ikaguha gutekereza. Uko utekereza nuko ungana, n'uburiwe n'izina witwa. Ntabwo ibyo nshinzwe kubimenya. Imana yabiguhaye niyo ifite imbaraga zikomeye cyane, niyo yabiguhaye. Ubu ukwiriye kuvuga uti Mwami urahebuje muri byose, ahubwo agura ibitekerezo byanjye. Yesu ahabwa icyoro cyane. Kuva icyo gihe mba muzima, ndagenda ubu ngubu. Haleluya! Ariko icyo gihe ntago nanyeganyegaga, sida yamungaga amagufwa, nagiraga akayi nkakorora hafi amasaha 2. Nkaba ndirimba, nakunda kuririmba ijwi rya gatatu, akayi kamfata. Twarimaga turi abantu bagera nka 40 n'abandi cyangwa 50 aho. Nari hagara ku murongo wa 2, akayi kakamfata, nkaca mu murongo wa 3, mu wa 4, nkicara nka hariya, nkamaza nkakorora. Ubwo kuririmba bikaba birahagaze, abanjyanira n'inzara ko bari bamaze barabimenye. Umunsi umwe umukobwa umwe ijambo rigiza kumucika, haraho ngo birashoboka ko kagahanuzi noneho Imana yakaritse. Mujye mwitondera amagambo muvuga. Haleluya! Yaba ari byo byayikoze mu matwi. Imana ikunda icyubahiro cyayo kuruta ibyo mwashyize imbere nk'ihame. Irangije iransura yakaheka abana. Ntabwo mwari muhari, ariko ihimbazwa. Haleluya! Mba muzima. Iryo joro ndunamuka. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, niyo hari igihe byambivuga bakavuga ngo buriya nta nubwo yari irimo. Rero Satani ni umugome cyane. Uzi Yesu amaze kuzuka ibintu byabaye, baravuze, baguririye babandi babarinzi, baravuga ngo tubaha amafaranga, mwe kuvuga ko yazutse, ahubwo muvuge ko abigishwa be baje bakamwiba nijoro bakamutwara. Ariko nituvuga ko yazutse, Bibiliya ivuga ngo abantu ngo bararushaho kuyoba bamwizere. Isi ishinzwe kuburizamo umugambi w'Imana. Niyo mpamvu buriya mubona ibitangazo bibaye mu rusengero ntabwo babyamamaza, ahubwo bamamaza ko umuntu yavugishijwe. Iyo uvugishijwe uvuze ikintu utashaka kuvuga, nicyo bashyira hariya bakestara hariya. Isi ni kwishinzwe. Nta na rimwe muzigera muhuza n'umuntu utumva Yesu. Umukristo n'umuntu udakijijwe mu mitekerereze ni 9 na 6. Kuko twebwe amabwiriza 9 na 6 ni imibare 2 ireba ahantu hanyuranye. Ariko ucurukuye kimwe, ucurukuye 6 yaba 9 n'9, ucuritse 9 byaba 6. Umuntu wuzuye ubuzima busenga n'udasenga ni 9 na 6. Buri umwe kandi aba afite amabwiriza y'ibyo agomba gukurikiza. Wowe itegeko rero ngo ntukanywe inzoga, undi akakubwira ngo ahubwo muzisoreshe cyane. Undi akakubwira ngo nyamuneka uburayi ntibwemewe, ahubwo bagashyiraho go down turi hasi. Nta hantu mwazahurira. Kure muri aho murashaka kwigeranya n'isi, ngo maye ngo bacimbure bigera aha, ngo natwe turi mu isi reka ducimbure. Ariko mana, ngo abantu ngo twabaye abasirimu, amago mukayasenya, naho bihuriye mwabaye nk'abapagani. Imana yagutera iteka abahemba miliyoni 30 cyangwa 10 cyangwa miliyoni mu rugo, umugabo ahembwa 5,000 ho munsi, ukimura intebe y'ubuyobozi ukayikura muri biro ukayizana mu rugo. Ntange ndi boss. Rurasenyuka. Nta kintu na kimwe kitagira umutware.
habaho abajyanama, ariko buri kintu kigira ukigiramo icyerekezo. Ese ahabwa icyoro cyane. Kangaruke inshuti zanjye, ubuzima buhindutse busaba guhinduka. Ese ahabwa icyoro cyane. Kandi azavuga, reka badufashe gusoma turebe ahakurikiraho. Gusaza no gusahurwa. Aravuga ngo azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo. Abakize azumva gutaka kwabo. Abakize azabakiza kuri buri kintu. Ntabwo Imana ikiza ibicurane ngo inanirwe kuguha umwana. Ntabwo Imana ikiza sida ngo inanirwe kanseri. Ntabwo Imana ikiza kanseri ngo inanirwe diyabete. Ntabwo Imana ikiza diyabete ngo inanirwe umutwe wabaye akaramata. Ikiza buri kintu, ariko biterwa n'umwanya wayihaye. Igihe kigeze ku nshuro ya gatatu, byari 6 z'amanywa, uwo munsi nari nariye, niryamye nduhutse, isa n'ugiye mu nzozi nyinshi. Ngiye kubona abagabo babiri baje iburyo bwanjye. Umwe anyereka, nagiye kubona azanye inzu ya rukarakara isakaye, ariko nta gishahuro nta n'icyumba, ikirangari idakinze. Mu nzozi ndamubaza ngo iyi nzu isobanuye iki? Arambwira ngo iyi nzu isobanuye umukristo ukijijwe udatanga icya 10. Iyo nzu ivaho. Ngiye kubona haje indi nzu yubatse, irimo amarido, irimo intebe, ifite buri kintu cyose. Ndamubaza ngo iyi nzu isobanuye iki? Arambwira ngo iyi nzu isobanuye umukristo ukijijwe utanga neza icya 10. Ndi imbere y'Imana yo mu ijuru. Haravuga rero, hari comment nijya ngo uyu ni umukomisiyoneri, reka mbe umukomisiyoneri wa Yesu, nta kibazo. Abandi se karaba komisiyoneri b'ibyaha. Hari ikinyamakuru ngeze kwandika kivuga bavuga ko ngo uyu ni umukomisiyoneri, ariko Imana ishimwe ko mvugira mu Rwanda. Kera mu mahanga bajyaga batunegura, abakagura ngo gira uburyo konko yango bo munyarwanda rubura. Kavuga ngo ugira uburyo ngo ari kukanga ukaba umunyarwanda. Buri cyo ukoze ukagikora neza, ariko bakagushyiraho inyuro. Imana ishimwe ko mvuga urunyarwanda, kindi ko ndi umunyarwanda. Ese ahabwa icyoro cyane. Irangije iyo nzu, aramwe ngo iyi nzu isobanuye umukristo utanga icya 10 neza, ukijije gutanga neza icya 10. Arangije agarura ya nzu ya mbere. Aramwe ngo nk'uko ubona iyi nzu ikirangarira, nk'uko umuyaga ucamo ukarengera hariya nta kiwutangira, ngo niko ubutunzi bw'umukristo udatanga icya 10 bumuca mu myanya y'intoki ntibugire icyo mumarira. None hagarura ya nzu ya nyuma nziza. Aramwe ngo nk'uko ubona iyi nzu ikinze, nta muyaga ushobora kwinjiramo ngo usahure buriya butunzi buyirimo, ngo niko ubutunzi bw'umukristo utanga icya 10 buhora burinzwe. Hanyuma rero aho ngo inyatsi nta nyatsi baho, habaho kudakorera Imana no kutubaha Imana, ngo uyubahishe n'ibyo utunze. Abandi hanze mubona hano hirya no hino, si hano mu Rwanda ndavuga hirya no hino, bafite amabwiriza. Umuntu aragenda akagira ibintu, ariko Satani akamubwira ngo ngiye kuguha ibintu, ariko ntuzigere urara mu nzu na rimwe, jya urara amayira abiri wambaye ubusa. Undi ugomba gutanga umwana. Buri bantu bagira ibyo batanga. Icya kabiri, mumenye ko Imana yaturemye kugira ngo twe kuba twenyine. Ese ahabwa icyoro cyane. Umuntu wa mbere yabanaga nawe amaze gukora icyaha arahunga. Irangije igaruka imujya neza kugira ngo abana. Buri muntu iyo udakorera Imana yo mu ijuru, uba ufite ikindi kigirwamana ukorera, kubera ubwo abo mu bantu. Nta muntu ushobora kubaho nta kintu afite. Abandi bagira ingiga z'ibiti, abandi bakagira ubwoya, abandi barabarasaze babasangije n'inyamaswa amaraso yabo. Muhinduke mugire ubuzima busenga. Dufashe isi, ntabwo ari igihugu gusa. Isi ikeneye abantu buzuye ukuri. Isi ikeneye abakozi buzuye ukuri. Igihugu cyacu gikeneye abantu buzuye ukuri. Niba gushyira hano kuyobora ahantu babizeye bazi neza kutari bwibe. Ku nshuro yanyu bamaze kumbwira ayo magambo, baramfashe bandambikaho ibiganza bombi mu gituza ko nari ndyamye ngaramye. Baransengera ndashya. Nari nambaye isaha ifite n'umukoba w'icyuma, bandekuye isaha yarantwikaga, ndabyuka nyikuramo nyishyira hasi, kumuro wanciye mufata ya saha. Ibyo ntururi mutabwira isi ngo yumve.
ariko yaba tugira ikoranabuhanga mu isi bigakunda. Imana ifite ikoranabuhanga rirenze uko tubitekereza. Haleluya. Kuva icyo gihe akayi karagenda, sida iragenda, nsigarana umutima uvuga ngo se birashoboka ko nakira. Kugeza igihe Imana yantumyeho undi muntu utazi ko narwaye. Twariyo dusenga, nari mfukamye dusenga, bari bazi ko nkunda gusenga. Yari umusore umwe babiri na mushiki umwe muri abo, bari bazi ko nkunda gusenga. Ngiye ku musozi gusenga, baraza turajyana iminsi 3. Mfukamye ku mugoroba turimo dusenga, amanitse amaboko. Umwe ngo abona marayika, ngo haje abagabo babiri baza bansanga, we gusenga Imana yimuhumuna amaso. Jyana nari mfukamye nandi yo ndi mvuga indi minuzi Mwuka Wera, ndifite ibihe byiza cyane. We abona abagabo babiri baza basanga bambaye imyenda y'ibitare, bafite indobo ebyiri. Umwe harimo ngo abona ngo ayishyize imbere indobo imwe, ngo ankuramo amaraso yanduye. We yabonye amaraso yanduye ngo arayamena. We ni story yaje kumbwira dushoje gusenga. Wapi kurota, we twariyo dusenga, Uwimana imuhumura ku maso, areba iyo operation uburyo yagenze, arayamena. Ngundi azana indobo yuzuye amaraso ngo azamukamo ibirimo by'umuriro. Abona ngo yansutse mu mutwe yose, amburiramo yose. Tumaze gusenga ambwira iyo story. Ndabwira ngo Imana ishobora kubikoza itangaza. Bwakeye mbabwe muhoshi dutaye, njya kwisuzumisha hambere, mva Nyagatare njya Kayonza hariya. Murabona ahantu iyo tuvuye i Kigali, ahantu dukunda parika twese kuri station yabanje kera, kuri station yahoze ari Kobire cyangwa sinzi ibintu nk'ibi, ahantu bagura utuntu two kunywa n'iki. Iyo station mbere nkaha ku muhanda werekeza Ikibungo, kuri ayo mazu habaga hakavuriro. Niho hantu nagiye, nanze kujya Nyagatare tuziranye. Ndaza nza aho ngaho, bamfata amaraso. Nyuma y'iminota 30 bari bampaye igisubizo. Barambwira baturi muzima. Nambwa muganga ntumbeshye, umpaye igisubizo cyunda. Ati se kubera iki? Nambwa nigiye ndabizi ko narwaye. Hatoya turi muzima, niwe twakoreye nta wundi. Asizo nkuru mutekereza story. Arambaza ngo urumurokore ndi umurokore. Arambwira ngo yaba ibyo umbwiye ari ukuri, iyo Mana yagukijije uzayikorere. Ninjiye mu modoka muri taxi, njya muri taxi nyuma ihera mu ntebe y'inyuma hirya, ariko mu by'ukuri nagiye ntazi aho ndi. Ubwenge bwagaruka nkavuga ndi muzima, napfuye nkajya mfata ku mubiri ngo numve ko mbabara. Ndi imbere y'Imana yo mu ijuru byambayeho. Nta mpamvu yo gukabye rero, abantu bazi ngo turakabye. Ibyo ntacyo bitwaye. Nkafata nkumva ko ndi muzima, nkumva ndababara, ubwonko bukongera bukagenda. Nageze Nyagatare ntabizi, mbamo mbibwira umugabo w'inshuti yanjye, araturikararira. Njya Nyagatare bukeye bwaho, bamfata amaraso basanga ni mazima. Mpamagara muzehe, ndambwira nimvuye kwisuzumisha shanze ndi muzima. Arambwira ngo si bwuranshinyagura ngo bikumarire iki. Anshyiraho ingenza, mpamagara umuntu yampaye, tujya ha gatatu ndisuzumisha nsanga ndi muzima. Nkoresha icyitwa pate, ntago mwari muhari. Haleluya. Nkoresha pate, nari narahize umuhigo ko nzaha Imana inka. Imana imeze nk'umubyeyi. Umubyeyi niyo wamubwira uti ukamugura akamuswara ukakamuhereza, arishima ko bitewe n'umutima ukamuhaye. Uwo munsi bampaye inka 11. Uwo munsi barakingura urusengero, inka irinjira. Nabwe Mana ngaho akira umuhigo wanjye, iraganga. Nabwo ni Mana ntiyaba amaganga, ahubwo ahinduke umuvuga uhumura neza. Inka yawe ngiye Imana. Imana ishaka ko igutetesha, nawe ntukigire hatari nguze ngo Mana urabizi rero mbo vraiment quand même you know urabizi. Ibyo ntacyo bivuze. Ngwino imbere ya so utuje, nta mutima w'impagarara, uyibwira ibi ku mutima. N'Imana yumva, yaba ushobora kumva wowe. Imana yaturemye twese ku isi, ishoboye kumva byose. Uyibwire neza utaryari. Birangije bampa inka 11. Naje kumenya icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga ngo nta wafata vino nshya ngo ayishyire mu gifuka gishaje. Hari ahantu Yesu yabwiye umuntu umwe bisa nko kumutuka, ariko naje kumenya icyo bisobanuye. Bivuga ngo nta wafata ibyo kurya by'abana ngo bihereze imbwa. Ese ashimwe cyane. Ni ijambo rivugitse nabi mu bantu, ariko rifite icyo risobanuye. Iyo umaze kuba muzima mu isi y'umwuka, Imana ikuzanira ibikwiriye abazima.
iyo utaraba muzima ntabwo yafata iby'ubutunzi ngo ibiguhereze. Ariko iyo umaze kuba muzima mu isi y'umwuka, iyo umaze gutunganya ibitekerezo byawe, umaze guhitamo ugakora nayo igihango, ukavuga ngo mwegure ubuzima bwanjye, igukorera buri kintu. Nshuti zanjye, uri mu masengesho yo guhuruza, nimuhaguruke kwanza, nimuhaguruke tugiye gusenga. Kuva icyo gihe njya hambere basanga ndi muzima, ha kabiri basanga kuva 2007 kugeza uyu munsi ni imyaka ingahe? 17. Mfite imyaka ubu ni 44, ariko mfite imyaka y'amaraso 17. Ubundi mu muntu hasaza amaraso, ubu jewe ndatangiye ndi mushya mu kuvuga ubutumwa bwiza. Ese ahabwa icyoro cyane. Kugeza uyu munsi Imana ihindura page. Wari umupfu wabaga muri duhumurize, wari dirifu igemura za sosoma zo kunywa, watekerezaga ko ubuzima burangiye, sida inyishe irangije imindu ubuzima, imereza urugo mu mugore mwiza, watekerezaga ko mpfuye nabyaye. Haleluya! Irangije imabana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Igihe gitaha nzababazanira. Mumenye neza, wowe kuri wowe ntabwo Imana iguhinduye igusiga, ahubwo ikiza n'ibindi bikuzengurutse bikagira amahoro kubera ku giti cyawe. Gusenga rero ntabwo ari abantu igihumbi, ahubwo gusenga ni wowe. Wowe numara guhinduka, ibindi bizahinduka byose. Ni wowe nanjye tugoranye. Ibi bitukikije ntabwo ari byo bifite ikibazo. Intambara duhure nazo ntabwo arizo zifite ikibazo, ahubwo ubuzima bwacu busenga nibwo bufite ikibazo. Dusenge duhindutse, Imana izadukora buri kintu. Kuva icyo gihe mba muzima. Niyo ndwara mperuka kurwara. Narwaye sida rimwe, isohokana n'izindi ndwara zose. Bavandimwe, umugabo twizeye akiza sida. Ndagira ngo ugiye kwizera nawe uyu munsi ni wizera. Bibiliya itubwira mu Baheburayo 13:8, haravuga ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Ntabwo ahinduka. Abantu barahinduka, Yesu ntabwo ahinduka. Inshuti zirahinduka, ntabwo Yesu ahinduka. Abagabo barahinduka n'abagore, ariko umugabo twizeye ntabwo ajya ahinduka. Abami bo ku isi bose barahinduka, baba bashaka cyangwa batabishaka, ariko umugabo twizeye, iyo wamwizeye ukamugira igitsikamutima cyawe, akakubera ubuhungiro. Dawudi yasengaga ari hagati y'isi imwanga, ariko asenga avuga ngo Imana ni umutabazi wanjye, ni igihome kinkingira. Ayegura ubuzima bwe, aho umwami kubaho kwanjye ni wowe, niwe mbaraga zanjye, niwe gihome cyanjye, ni wowe buzima. Haleluya! 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 Reka duteye haleluya z'ubutsinzi. Haleluya! 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 Amen. Yesu twizeye bavandimwe, uyu munsi arakora ibitangaza muri aka kanya, aragira neza. Yahageze, namwumvishije umwana. Yahageze. Ni inshuti yacu dahemuka. Nuwatuguza amaraso. Ninde wakwemera kuba igitambo cy'abana be? Ariko ni umugabo umwe bidutubwe ngo yirehere, bamubambye hagati y'isi n'ijuru kugira ngo yirehererezeho amahanga yose yo kwisi. Nawe urimo, nanjye ndimo. Ntabwo uri inyuma y'umugambi w'Imana, ahubwo uri hagati mu bitekerezo byayo. Ntabwo Imana ireba ahantu uvuka, ntabwo Imana ireba ibintu bigukikije, ntabwo ireba uko abantu bakwita, ntabwo ireba amazina baguhimye, ahubwo ikuzi ku giti cyawe. Ikeneye wowe n'umutima wawe. Kuva icyo gihe inkuramo sida, isi itajya yemera ko sida ikira. Kuva icyo gihe mbona uburiza bwanjye, mbona uwa kabiri, mbona uwa gatatu, mbona uwa kane. Mfite umuryango wari ubabaga mu ishyirahamwe ry'abana babana n'ubwandu bwa sida. None nanjye mfite umuryango, ndinjira bakaza kunyakira. Haleluya! Bese cyane.
hari igihe niherera nkarira nkavuga mwami wanyereje kugira ngo mbone aba bana. Njya nicara nkababwira amateka y'ubuzima bwanjye nkavuga ngo muzakunda Imana. Iyo mpfa ntabwo muba mwaravutse, mwebwe muri umwanda uturuka ku Uwiteka, ntimuzahemuke. Yesu yatsinze urupfu arazuka, ni muzima. Zamura amaboko yawe, humiriza ku maso, muhereza umwanya iminota mikeya. Nabizi nashidikanya ko ahari. Urahebuje mwa, urahebuje nyir'ibihema, ufite imbaraga zikomeye mwa. Witegereje inyanja itukura itanga inzira nyir'ibihe. Witegereje inyanja itukura mwa, abanyembaraga bayicamo, abakecuru bayicamo, ntihagira ikinyerera na kimwe mwa. Utanga inzira aho itari. Rabako shinda rabakorobo ribeko shanda sarabako. Wambukije Abisiraheli badafite inzira, hirya no hino hari imisozi miremire, ahari inzira abanzi baba bahaturutse mwa, badafite ahantu bahungira mwa. Bambukira mu butaka, witegereje inyanja iravura, itanga inzira. Wakoze ibimenyetso n'ibitangazo rekera kose mwa. Rama roboko shinda sarabako. Aho byabaye mwami, aho amaso uyacungirisha ikitagaragara bigakunda, abantu bajya bacungirisha imisozi n'amabuye bagashyiraho amabeto bigakunda, ariko warayiroye inyanja itanga inzira nyir'ibihe mwa. Imbabazi zawe ziraruta ibyaha abantu dukora mwa. Intege nkeya zacu mwami ni gake cyane, ntabwo ziruta imbabazi zawe zikomeye nyir'ibihe mwa. Ujya wirengagije intege nkeya zacu ukatugira neza nyir'ibihe. Reka muri iterano mwami wavuze neza mu ijambo ryo mwami ngo nituguma muri wowe amagambo akaguma muri twe mwami, dusaba icyo dushaka cyose. Muri Yohana 15:7 nyir'ibihe hatwa ngo nituguma muri wowe amagambo akaguma muri twe, dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa mwami. Twageze imbere yawe, twazanye imitima yacu n'ibitekerezo byacu mwami. Ngwino utanga inzira muri iri teraniro ku buzima bwa buri muntu wese nyir'ibihe mwa. Watanze inzira, ngwino wese icyubahiro mwa. Ngwino wese icyubahiro, isi kumenye, abatakwizera bakumenye, abakwitiranya bakumenye, uri uwo kwizerwa nyir'ibihe. Rama roboko shinda sarabako. Romoribeko shandarabako roboribeko shanda sarabakorobo. Urahebuje nyir'ibihe mwa. Ujya utegeka ibihe bikanyurana. Hari ibihe by'ubuzima ducamo tudafite igisubizo, ariko twamenye neza tudashidikanya niwe igisubizo cyacu, niwe mbaraga zacu, niwe buzima bwacu nyir'ibihe. Injira muri iri teraniro, we waminduriye amaraso, wamhojeje amarira, nuzwe no kurira. Ubuzima bwanjye bwarahindutse mwami, ukandemera urundi ruhande natekerezaga, abahanuzi batari bazi, ariko uganda urundi ruhande nyir'ibihe. Ngwino uhindura ubuzima bw'iri teraniro ryose mwami. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa nyir'ibihe, uri uwo kwizerwa Mana yacu uri mu ijuru ryuma gusenga mwami. Uri uwo kwizerwa nyir'ibihe mwami. Harimo abaje barushe, hari abadafite kivugira, hari abadafite kirengera, hari imfubyi zirimo, hari ingumba zirimo, hari abarwayi barimo, hari ababuze minerivari, hari ababuze imishinga. Ndagusabye Uwiteka nyir'ibihe, ngwino uremo ikintu kidasanzwe muri iri teraniro mwami. Havemo abacuruzi badasanzwe, havemo abantu badasanzwe, abantu bakira indwara, abantu bakira sida, birukana sida maraso, birukana kanseri maraso, birukana diabete maraso no mubiri. Ramarobo koshandara bakorobo. Waminduriye amaraso mwami, ntabwo ngushidikanya nyir'ibihe. Watabaye Danieli mu rwobo rw'intare bamujugunyemo, bazi ko ubuzima burangiye, winjirana nawe kwa kwizeraga mwami. Mwobo w'intare nyir'ibihe mwami, uramutabara adafite kivuganira, isi yose yamuhanye. Uri uwo kwizera nyir'ibihe mwami, uri uwo kwizerwa ibihe byose nyir'ibihe mwami. Twizeye abantu baradutenguha, twizere inshuti ziradutenguha, hari abatwizeye ntitwabishobora, ariko urashoboye.
zamura amaboko yawe, ndabasaba ngo muhaguruke. Aka ni akanya k'Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe mu buzima bwacu. We waje urwaye urataha uri muzima, we wari ingumba ntabwo uzongera kuba ingumba. Mu mwaka utaha igihe nk'iki uzaba ufite abana, umwaka utaha igihe nk'iki Imana irarema ubuzima bushya. Nabonye Imana itanga ubuzima, nabonye izura abapfuye. Urahebuje nyiribihe mwa, wowe utabyara fata kunda yawe, fata kunda yawe. Uyu ni umugoroba wo kugira ubuzima, ni umugoroba w'ubuzima. Imana igiye kurema ubuzima budasanzwe mu buzima bwacu uko turi, igiye kuremera ubuzima. Iyaminduriye amaraso, iyuze amagufwa y'umugongo, yanyweye muri duhumurize niyo kwizerwa. Mwa twaje imbere yawe nyiribihe Mana, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye mwa. Reka sida zikire mwa, reka kanseri zikire, reka diabete zikire, reka indwara zitazwi zikire, reka izo babura imiti zikire. Niwe shingiro ry'ubuzima bwacu nyiribihe, niwe soko y'ibifite imibiri byose, niwe pfundo ryo ko tubaho mwa. Mu izina rya Yesu ahamagara amaraso y'umwana w'intama w'Imana yamenetse Igorogota, ikuzimu bagatinya kuyarebamo, ko akiranuka avuga neza kuruta ya Abeli nyiribihe mwa. Amaraso akiranuka, ikuzimu hagacura umwijima. Reka ayo maraso agwe mu buzima bwacu, reka ayo maraso ace buri ngoyi, reka ayo maraso ace buri ndwara, imyuka y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryatubwira mwami ngo nta nkota n'imwe yacure kuturwanya izagira icyo dutwara. Bavuze neza mu ijambo rya mwami Uwiteka nyiribihe mwami w'abami, muri Matayo ibice 10 umurongo w'8 ngo dukize abarwayi, tuzure abapfuye, dukize ababembe, twirukana abadayimoni. Ko twahereye ubusa natwe utangira ubundi mwami. Ndahamagara umwuka w'ubuzima uva ku Mana isumba byose, iyamaye ubuzima. Ndahamagara umwuka w'ubuzima ugwa muri iri teraniro, uhindura ubuzima bw'abo bantu nyiribihe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye mwami. Uzamura amaboko yawe, uri mwiza mwa, uri mwiza nyiribihe mwa. Mwuka wera corporation mu buzima bwa buri muntu wese mwa. Abaribwaga amagufwa akire, abari bafite indwara batinya kuvuga zikire mu izina rya Yesu. Amaraso yawe akora ikintu kidasanzwe. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Uhereye umunsi mugiye kubona ibintu bidasanzwe mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Haleluya, haleluya. Dukomere Imana yacu amashyi menshi.